TV uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwavuguruje amakuru yatangajwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishinja kugaba igitero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Naho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yagiriye inama abayobozi b'amakoperative mu Rwanda bayoboza igitugu abanyamuryango bayo kwisubiraho ko bakwiriye gusinyira umugozi umwe. Turaza no kwerekeza hanze y'u Rwanda aho Amerika igiye kohereza muri Ukraine ibifaru bya Abrams bishaje mu gihe Uburusiya bwabujije igitero cya drones cyari giturutse mu gihugu cya Ukraine. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye ugiye kugezwaho nanjye Marie Nkuru ndetse na Christian ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma. Bisoko amakuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Amakuru rero ku buryo burambuye reka tuyahere ku buyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwavuguruje amakuru yatangajwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishinja kugaba igitero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Tariki 27 Nyakanga nibwo RDC yatangaje ko ingabo z'u Rwanda zinjiye muri icyo gihugu, aho mu itangazo RDC yashyira hanze yavuze ko ibirego nta shingiro bifite ndetse ko biri mu murongo ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wo kuyobya uburari ku bibazo biri muri kiriya gihugu. Itangazo igisirikare cya Kongo ryashyizwe hanze kuri uyu wa kane mu masaha y'umugoroba rivuga ko ingabo y'isi z'u Rwanda zinjiye muri icyo gihugu mu gitondo cyo kuri uyu wa kane maze zirwana n'iza Kongo abaturage ngo bagahunga. Ingabo z'u Rwanda zatangaje ko ibyakozwe hari umugambi umaze igihe kinini wo gutangaza ibinyoma n'icengezamatwara ry'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rigamije kuyobya uburari ku gutsindwa kwabwo mu bijyanye no kugarura amahoro n'umutekano mu mbibi z'igihugu, ari nako bukomeza guha intwaro no kurwana n'ingabo n'abarwanyi b'umutwe wa FDLR wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ingabo z'u Rwanda zakomeje kuvuga ko ibi biri gukorwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora kuba ikimenyetso cy'umugambi wa FARDC na FDLR wo kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Naho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yagiriye inama abayobozi b'amakoperative bo mu Rwanda bayoboza igitugu aho bayobora kwisubiraho kuko bagomba kutahiriza umugozi umwe. Elias Dushimimana. Abanyamuryango b'amakoperative twizihiza uyu munsi, Abanyarwandakazi muraho murakomeye. Munsi kandi uzakomeza kwizihizwa no ku rwego rw'uturere twose tw'igihugu kugeza muri Kanama uyu mwaka 2023. Kuri uyu wa gatanu tariki 28 Nyakanga 2023 u Rwanda rwifatanyije n'isi kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amakoperative. Uyu muhango wabereye kuri Kigali Pele Stadium wumvikanyemo kwishimira iterambere amakoperative yagezeho, gutanga impanuro zitandukanye no kwibutsa inshingano abayobozi bayo nuko bakwiye kwitwara. Umugisha Bernard ukorera mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Nyagatovu waje uhagarariye koperative ya AGDR atangaza ko gukorera muri koperative byabagije ku iterambere bitewe n'ibyo bakora birimo amafuru agezweho n'imbabura. Ibintu dukorera ibintu bitandukanye, harimo amashyigarondereza bicanwa, harimo amafuru, harimo amasafuriya ya muzero abanyeshuri bakunda kwifashisha, ni ibintu bitandukanye dukora. Mbere yuko dukorera muri koperative twaye mu buzima busanzwe akona nta reme dufite. Ako tugiye muri koperative twungukanyije imbaraga n'abanyamuryango tugira ireme. Ubu turimo abagabo, abandi n'ababyeyi, turubatse dufite aho dutaha kandi hano mu mujyi wa Kigali. Imbogamizi duhura nazo rero hari n'abaza bitirirwa ibikorwa tuba turi gukora,
nabyo ukasanga ni imbogamizi duhura nazo zigenda zitandukanye. Pacifique Umugwaneza, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amakoperative mu Rwanda RCA, arishimira urwego bamaze kugeraho, ikimenyimenyi n'urugero rwiza bigirwaho n'ibindi bihugu byo muri Afurika. Agira inama abayobozi b'amakoperative kwegera amabanki kuko ariyo soko yo kubateza imbere mu buryo buhamye. Mu mujyi wa Kigali twakoze piloting, nibyo navugaga, dusanga koko amakoperative yanditse ariko yamaze gusenyuka bitewe n'impamvu nyinshi, covid n'ibindi. Turakataje rero ubuyobozi bwiza ku rugero tugezeho, ko twatangiye nyuma y'abandi ariko hari abo tumaze gusiga benshi cyane cyane muri Afurika. Ubu dufite ibihugu byinshi biza kutwigiraho kugira ngo bagire access to finance, ariko rwose hamwe no gushyiraho amasako n'andi rwose ubu ngubu urabona ko bari kwitabira amabanki, kandi iyo ugiye ku gipimo cy'amabanki ubajije beneri usanga inguzanyo nyinshi ziri hanze ziri mu makoperative. Musabyimana Jean Claude, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, wari witabiriye umuhango wagaragaje iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda rishingiye ku miyoborere myiza kandi ihamye. Yibukije abayobozi b'amakoperative ko kuba ari abayobozi bidasobanuye guhonyora abo bakorana, ahubwo bakwiye gusenyera ku mugozi umwe. Ibyiza amakoperative atugezaho hari byinshi tuwukesha, ariko hari umukuru tuwukesha. Twawukoze kubera ko dufite aho tugana, kubera ko dufite icyerekezo, kubera ko dufite umuyobozi uhamye. Inzego z'ubuyobozi bw'amakoperative turabasaba guhora bazirikana ihame ry'imiyoborere n'imicungire myiza ya koperative. Kuba uri umuyobozi wa koperative ntibikuraho ko ureshya n'abandi banyamuryango. Koperative afite uruhare rukomeye muri gahunda z'iterambere ku rwego mpuzamahanga, ku rwego rw'akarere no ku rwego rw'igihugu. Izo gahunda zikaba zirimo n'icyerekezo dufite mu Rwanda 2050 kigamije impinduka z'iterambere rirambye. Amakoperative yahembwe yiza yandi harimo Kotramika ikora mu karere ka Kicukiro. Iyi ikaba yaragize uruhare runini cyane rwo gufasha abaturarwanda kubazanira imizigo n'ibindi birimo ibyo kurya byavaga mu mahanga, ndetse no gucururiza hanze yaho bitewe n'amakamyo afite yikorera imizigo. Endo z'abantu hahembwe RDC na Jari kubw'uruhare igira no korohereza abaturarwanda mu ngendo zo hirya no hino. Ku bijyanye no kwizigama hahembwe Sako yahize izindi mu gihugu yitwa Urufunguzo rw'Ubukire Runda ikora mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda. Nakwibutsa ko muri uyu muhango hagaragayemo abayobozi batandukanye barimo ba guverineri b'intara zitandukanye, abayobozi b'uturere, umuyobozi w'umujyi wa Kigali ndetse n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge itandukanye. Elias Dushimimana mu mujyi wa Kigali. Mu gihe ubizi neza ko ubukwe buba rimwe gusa kandi ko nta mahirwe yo gukosora ibitaragenze neza, iki ni cyo gihe ngo wisunga abatazagutenguha bazobereye mu gutegura ubukwe n'ibindi birori bigasigara mu mitima y'ababitashye. Aba nta bandi ni Nolan Shop. Muri Nolan Shop murasanga amakanzu meza y'abageni, ayo kwambara mu birori bitandukanye, amakositime meza ku bagabo, imikenyero utasanga ahandi, byose bya rivage kandi bijyanye n'igihe. Tugutegurira kandi ahabera ibirori byawe haba ku manywa ndetse na nijoro. Tubafitiye amahema n'intebe ndetse n'ibindi bijyana nabyo harimo nka gatodo mariage. Ku bindi bisobanuro hamagara telefoni iri kuri ekara yawe cyangwa ukadusanga mu isoko rya Nyarugenge muri etaje ya 3 mu muryango nomero 50. Nolan Shop, we decorate your ceremony. Super Fresh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko, izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru 6 gusa umworozi abatangiye kubara amafaranga. Intracofits, iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefoni ziri kuri ekara. Ni byinshi biduha ibyishimo mu buzima, ariko nta kiruta umunezero wo kubona abuzukuru ukazabaraga ubuzima bwiza n'amagara mazima, kandi by'umwihariko ukabatuza guhitamo neza. Rwanda Farm irabashimira imyaka 40 tumaze tubaryamisha kuri matara z'umwimerere kandi ziramba. Mwarakoze kurambana natwe. Rwanda Farm, le paradis du matelas. Rwanda Farm, matela nyarwanda.
Imyaka 35 y'ibyishimo kandi turakomeje promosiyo. Gura abonema y'ukwezi urebe yisumbuyeho. Gura buke yo hejuru uhabwa iminsi 5 y'inyongera. Ku bafatabuguzi bashya, dekoderi n'ibikoresho byayo biragura ibihumbi 5. Tubafitiye cartoons kuri Cartoon Channel. Bakunzi b'amaseri, hari filime zikunzwe ku isi. Cyorwa n'imikino yo mu Rwanda kuri Magic Sports. Nucikwe kandi nta Bundesliga, NBA, Star Times ku biciro binogeye buri wese. Tuyakomereze kuri bamwe mu bayoboke b'amadini atandukanye bo mu mujyi wa Kigali basanga aho usengera gusa bidahagije ngo bakurikije imigirire y'abanyamasengesho bo muri iki gihe. Louis Patrick Muhirwa. Ni kenshi usanga umuntu agenda haba hatuye cyangwa hakorera bakamwita murokore, umukozi w'Imana, pasiteri n'ayandi mazina. Ibi byose bishingira ku mpamvu zitandukanye. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali basengera mu madini atandukanye yo muri uyu mujyi baganira na B+ TV bagaragaza ko kuri ubu kugira aho usengera bidahagije ngo witwe umukristo, bakurikije imigirire ya bamwe mu bayoboke b'amadini atandukanye muri iki gihe biyita abakristo. Umuntu ashobora kwibeshya n'amarangamutima ye bitewe n'uko amubona akagira ngo ni umukristo ariko atari umukristo. Ubundi kuba umukristo ubyemenya wowe ubwawe, ugakizwa aho abantu bakureba, ugakizwa n'aho abantu batakubona. Ibyo witwa umukristo nyakuri. Nshobora kukubona nkabona wambaye neza, nkabona uri kuza gusenga, nkabatora umuntu w'umukristo, ariko muri wowe utari umukristo, aho kuri umupagani mubi wo kubabarika. Hari imico irangwa abarokore ku buryo niyo umuntu atambutse bavangura n'umurokore. Icya mbere barokore bafite ukuntu bagenda, bafite n'ukuntu bambara, noneho ku buryo umuntu wari wese yamubona uko yiteze, uko yambaye ingutiya cyangwa uko yambaye batora umuntu byanga byakunda ni umurokore. Ariko jewe ntabwo byemereje na kwijana ko babavugisha ukuri, kuko bura ukuri kuba ku mutima w'umuntu. Umuntu ashobora kwambara bira byose murakamenya ko ari umurokore muri we atari umurokore. Usanga nk'umuntu kabona si umukristo koko, wareba ukuntu agenda, wakumva ukuntu avuga, ukavuga ati umuntu afite kuba adakijije. Yinjira mu nzu y'Imana nta kibazo. Abantu bose barinjira mu nzu y'Imana kuko abantu bose Yesu yavuze yuko amasaka n'urukungu bigomba gukurana. Gusenga gusa ntago bihagije, birashaka no kugaragara mu baturanyi bawe, mu nzu ugendamo bakavuga turiya koko ni umurokore, koko ni umukristo. Hari izindi mbuto zikenewe, kuko ufite no kumukandagira ukumva araguciriye, ariko umukristo nyamukristo iyo mukandagiye ahita abona ko utabishakaga, mukasabana n'imbabazi. Ufite kuza wenda uzi yuko ndi umukristo ukanyibeshyaho, ubwo rero umutima wanjye ugahita ukwereka ko ntari umukristo. Basenge banarire imbuto, kandi imbuto zabo zihoreho. Ntabwo ari ukuvuga ngo uyu munsi nivugana neza n'umuturage ngo ejo nzavugana nabi nawe. Oya, ntabwo ari ukuvuga ngo nambwira nabi ejo nzamubwira nabi. Ni igihe cyose ngiye nkagumye mwerera imbuto, paka igihe nareba imbuto zanjye akareba imirimo yanjye myiza, azahera ko nawe avuga ati yewe reka nanjye nkurikire Imana uriya mugabo yakurikiye. Ikimenyetso gishobora kwereka ushobora kwibeshya ku mukristo, hari umuntu ushobora kuba intyoza mu kuvuga, akavuga iby'Imana, rimwe na rimwe akaba n'umuhanga mu gusoma ibyanditswe cyangwa se kuririmba n'ibindi bijyanye n'umuyobokamana, ariko iyo adakora ibikorwa byiza aba abaye umukristo ku izina, kuko biba bikwiriye ko ibyo umuntu avuga cyangwa se abwiriza abandi abishyira no mu bikorwa kugira ngo bibe bigaragara ko ari umukristo nyakuri. Imirimo yo kwitabira gusenga ni byiza, gukora gahunda zo mu itorero ni byiza cyane, ariko bihuze n'imirimo myiza. Guterana ni byiza, ariko tubihuze n'ibikorwa. Ntabwo bivuze ngo abantu bareke gusenga bakora ibikorwa byiza gusa, ahubwo ayo materaniro nibayajyemo kuko ni byiza, ntacyo bitwaye. Guterana ni byiza, ariko mu byo dukora byose guterana kwacu n'ibindi bigiye bikurikiye tubihuze n'ibikorwa byiza, kuko bizarushaho kuba byiza. Ibikorwa byiza aba ari byo dushyira imbere cyane. Harerimana Gaspari, pasiteri mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, na Munyengabe Hilary,
wo mu itorero rya ADEPR, aha barasobanura uko umukristo nyakuri agomba kwitwara. Umuntu nubwo yaba ari umukristo, Bibiliya hari icyo bivuga ukuntu umuntu yamupima. Bibiliya avuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ntabwo muzabamenyera ku kubivuga, kumenya gusenga cyane, kumenya kuririmba cyane, icyo ntabwo cyagaragaza ko ari umukristo, ahubwo imbuto yera nicyo kiranga ko ari umukristo. Nuko aba mu ndebereko. Yesu muri Matayo 5 yaravuze ngo muri umucyo w'isi, umudugudu ubatswe mu mpinga y'umusozi ntubasha kwisha. Ahandi bakumenyera rero, kubivuga kwawe ntabwo byabigaragaza, ahubwo ikibigaragaza ni ya mibereho yawe, kubana n'abaturanyi, kubana n'abantu, nanone ukugaragaza ko wubaha Imana. Ibyo bintu byombi bishobora gutemwanya kuri umukristo koko. Nubwo utanakwiye kubivuga, abantu bajya bavuga bati ariko uko biri kose uyu muntu ni umukristo. Yesu yaravuze ngo abahanuzi ngo baza aho bari ngo basa n'intama ariko imbere ari amatega aryana, aho bazumira ku mbuto zabo. Nta n'ikindi kimenyetso kiranga ko ari umukristo n'imbuto yera. Cyonyine ntabwo ari indi myinshi y'uko ririmba cyane zo guhamiriza, kandi zo gutora agomba kuzivugaho abagore bagendeye imbuto. Abamureba abamuzana n'igiti cya voka iyo cyeze n'igihe hagarara ngo muze mu nsaruro, ahubwo barakireba bati izi kwiziva kazeze. Ntabwo umukristo yirirwa anabyivugaho, arabireka abamubona aho ubuhamya bakabuvuga ati uyu ni umukristo turabizi. Aba bemeramana basanga imvugo igira iti mwumva ibyo mvuga nimureba ibyo nkora kuri ubu idakwiye kwigishwa, ngo kuko utasarura amatunda ku gitovu, bityo imico, imigirire n'imyitwarire by'umukristo byose bigomba kuba bibwiriza ubutumwa bwiza muri rubanda, bitandukanye n'imigirire ya benshi muri iki gihe. Ngenderuwi Patrick Muhirwa, B+TV mu mujyi wa Kigali. Umurenge wa Mudende w'akarere ka Rubavu baratabariza umubyeyi witwa Foromina uri gusembera nyuma yaho umugabo we yitabye Imana. Tuyishime Jacques arakomeza. N'abaturage bo mu mudugudu wa Nyabishonga akagari ka Ndongoranye umurenge wa Mudende w'akarere ka Rubavu ibatabariza umubyeyi Foromina w'abana batatu nguri gusembera nyuma yaho umugabo wapfuye akamusiga mu bukode, yabura amafaranga yo kujya yishura agasorwa mu nzu ngo kuri ubu akaba acumbikiwe n'umugiraneza muri uyu mudugudu. Ikibazo dufite ni icy'inzu. Tubana hano mu nzu turi umuryango w'abantu 7, ariko uri kubona ahantu turi ntihakwiwe pe. Uko Foromina aba yabayeho nabi. Foromina abayeho nabi, yarapfakaye, nta mugabo afite, yamusigiye abana. Ubu abanye na barumuna be bari mu nzu kandi yarigeze kuba mugwe, urumva baramuha, ndabwo babanye neza, nabo barahagikanye cyane. Byabayeho mu buzima bubi. Ubuzima baremo ni ubuzima bwo gushaka imibereho, kwirirwa mu biraka bishaka, yaba yabibuza akaburara, abana bakaja mu buriri bakaryama. Bamwe mu baturage baganiriye na B+TV bayitangaje ko umuryango wa Foromina ubayeho nabi, ngo kubujya no kubona amafunguro ari ingorabahizi, bakavuga ko ngo bashengurwa no kubona akomeje gusembera, ibyo bavuga ko ari amabura kindi abimutera. Mbese ni ukuvuga ngo ni ukutishobora, kuko yaba afite kwishobora ntabwo yasembeye. Ni ukuri nje nkurikije uburyo ndara ndi kunyagirwa, mfite ububabare bwo kuba ntanzu, ni ukuri dufite pe. Ariko bibaye byiza ni ukuri Imana twabona ahantu tuja turahahira tukabona inzu tubamo, zarushaho kutunezeza. Uyu mubyeyi akomeza avuga ko ngo ashize igihe kirekire ashizwe ku rutonde rwo kubakirwa, ngo ariko bakaba barategereje amasagayera mu kirere. Hari igihe kirekire, ubwo naguha urugero nka ryari batubaruye kera, ubwo turategereza biza kuza nyuma baduha gano mawesi, wese yubonye hano imbere, baduha amasima, baduha amabati, baravuga ngo bazatwubakira, turategereza, ubwo turaho ngaho, mbese situzi ngo bizaba ryari. Dufite impungenge ko iyi nzu ishobora kuzaturwaho, niko bimeze, ubu yahirime nta kundi namwe muri kubireba. Nanone bamwe mu baturage baganiriye na B+TV bayitangarije ko biteguye gukora ibishoboka byose bagafasha uyu muturage, gusa bagasaba inzego z'ubuyobozi ko zabafasha kumubonera isakaro. Abaturage wenda bahamagaye ng'inama tukajya ngo ku kagari byaba byabaye, none bakavuga ati uno muturage tumwemereye amabati. Ariko bibaye byiza ni ukuri Imana twabona ahantu tuja turahahira tukabona inzu tubamo, zarushaho kutunezeza. Ku murongo wa telefone B+TV yifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Mudende bubivugaho ndetse n'icyo buteganya gukora, maze Kareba Ben Antoine umunyamabanga nshingwabikorwa uyu murenge ntiyabasha kuboneka. Jacques Tuyishime, iyi ni B+TV mu karere ka Rubavu.
wari uzi yuko 1/3 cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere mu zigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda Masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Wari uzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zujuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati? Bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo 5 byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Nk'uko u Rwanda rukwiye ibyiza, nawe ukwiye ibyiza mu rugo rwawe. Gira TV iwawe wishyura make make uhereye ku 11,500 ku kwezi gusa. Ku bindi bisobanuro wahamagara 079 15 91 441 na 0788 67 64 58 cyangwa ugasura urubuga wa eshatu.ahupapay.rwa ukaba wanadusura ku biro byacu biri muri Centenary House igorofa rya 2. Koko rwose buryo bwiza bw'umugore ni imisatsi. Icyo nicyo bita kwiyitaho rero sasa. Ngiyo rero Oxygen Salon igisobanuro cy'ubwiza. Nitwe tuza kwisonga mu gusokoza modeli zose. Dukora derede z'ubwoko bwose, kudefiriza, gushyira vitamine mu musatsi ndetse n'ibindi bigufasha gusigasira umusatsi wawe ukabungabunga ubwiza bwawe. Kubijyanye na manikire na pedikire turayoboye. Dukora make-up z'ubwoko bwose kandi ku buryo bwa gihanga butamenyerewe mu Rwanda. Dusange mu nyubako ya Downtown muri etage ya 2 ku muryango wa F2 nimero 36. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Oxygen Salon igisobanuro cy'ubwiza. Orange Electronics and Computer Limited yamangazini mu mujyi wa Kigali azwiho ibikoresho bya tekinoloji zira pirate kurire mudasobwa zimwe zidatetereza abazikoresha, imprimante na photocopieuse, frigo na cuisiniere bikomeye. Orange mwashinye kandi yasanze icyubahiro cyanyu gikwiye kandi kanyuzo maze yibaruka Top Furniture Market. Aha ni habasirimu bagurira za ntebe z'akataraboneka zo mu ruganiriro, izo mu biro, izo mu busitani no kuri piscine. Iyo uguze tugutwaza tukaguha garanti y'umwaka wose kuko twizeye ubutajorwa bw'ibikoresho byacu. Orange Electronics and Computer Limited imbere y'isoko rishya rya Nyarugenge iruhande rwa Feu Rouge, cyangwa se usimbukire ku Kicukiro ni ku cyapa cya mbere cya Taxi uva Sonatube werekeza Rwandex. Wanahamagara kuri 0738 53 35 92. Ese wari uzi ko nawe watsinda igitego cy'umunsi wegukana akayabo kabarirwa mu mamiliyoni? Kuri tike yawe ku mafaranga 300 gusa ukanda akanyenyeri 240 urwego cyangwa usure wa eshatu.inzozi loto rawa. Wanasura umu agent wa Inzozi Loto ukwegereye. Inzozi Loto, tsinda dutsinde. Kuri yacu reka tuyakomereze mu gihugu cy'Ubwongereza, aho rero amasezerano ngarukamwaka y'umuryango w'abayisilamu ba Ahmadiyya uyu munsi wa gatanu tariki ya 28 Nyakanga 2023 haribwo hafunguwe ku mugaragaro iteraniro ngarukamwaka ry'umuryango w'abayisilamu ba Ahmadiyya mu gihugu cy'Ubwongereza. Intego nyamukuru y'iri teraniro ni ugushimangira isano riri hagati y'umuntu n'uwaremye Imana rero ishobora byose no guhuriza hamwe abanyamuryango b'Abahumediya mu buryo bwa kivandimwe, urukundo, ubwumvikane n'impuhwe. Aho uyu mwaka ikoraniro nk'iryo ribaye irya mbere rikozwe mu buryo bwuzuye nyuma y'icyorezo cya COVID-19, hakaba hateganyijwe ko hazitabira abashyitsi barenga 50,000. Iri koraniro rizamara iminsi 3 rihuriza hamwe mu by'umwuka abashyitsi baturutse impande zose z'isi hamwe n'abanyamuryango baturutse mu gihugu cy'Ubwongereza. Bitewe rero n'ubunini bw'iri koraniro ririmo gutambuka kuri televiziyo ya satellite ku isi yose, aho nyiricyubahiro Hazrat Mirza Ahmed ukuriye umuryango mpuzamahanga w'Abahumediya yatangije ibirori hamwe n'imiryango wo kuzamura ibendera, ahazamuye ibendera rya Jamaat Ahmadiyya n'ibendera ry'Ubwongereza byombi. Nyirubasha nyiricyubahiro
yahise atangira kubwira abari aho abaha ikaze bose kandi atanga inyigisho z'ubuhanga, inyigisho n'akamaro k'iki gikorwa mu gihe abantu babarizwa muri za miliyoni bakurikiranye ijambo rye ritangiza iri koraniro banyuze ku mateleviziyo atandukanye n'ahandi. Rero akaba nanone ari intangiriro y'iminsi 3 tudashidikanyaho ko idasanzwe kandi tuzakomeza kubabera i London aho tuzabagezaho imbonankubone uko gahunda izakurikirana umunsi ku munsi binyura ku bitangazamakuru byacu. Naho uko bwije nuko bukeye umubare w'abatunze imodoka mu Rwanda uriyongera ubutitsa, ari niko izikoreshwa na buhanga rihambaye ziyongera ku bwinshi, aho rero akaba niyo mpamvu bamwe babona hakwiriye gushyirwaho impinduka mu mitangire y'ibyangombwa byo gutwara imodoka, aho benshi basaba ko ibi byahinduka cyane cyane mu gukora ibizamini. Are Inkotanyi Gashiramanga arakomeza. Kuba izi modoka zizwi nka automatique ziyongera ku isoko ry'u Rwanda n'abazitunze bakiyongera cyane, hari abasanga hakwiye kujyaho permis zihariye zazo cyangwa se abakora ibizamini by'impushya za burundu bakemererwa kuzikoresha. Ibi kandi bikagendana no gusaba ko bimwe mu bizamini nka démarrage bikurwaho. Ni kuri mikoro za B+ TV tuganira na bamwe mu bo twasanze barimo kwitegura gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga. Imbogamizi zirimo rero se nk'ubu ugiye gukora ikizamini ugatsirwa kuri démarrage, ndetse ku modoka automatique hari aho démarrage uhurira nayo, hari aho ukenera automatique, hari aho ukenera démarrage. Iyo kuvuga ngo umuntu ari gukora ikizamini niba imagine ko umuntu wese azatwara manuel ntabwo mbizi, bagashyizeho niwe cyangwa se bazashyiraho wenda ushaka permis automatique cyangwa ushaka iki, aho kubashaka ukuntu nyine babitunganya tu bakomoje ku bintu bijyanye n'ama hybrid, imodoka zirimo zirasohoka muri no minsi, harimo harasohoka imodoka ziri nyine modern, akenshi zidasaba ambrillage, gukandagira umuriro ikigendera, sibyo numva ngewe, sibyo nk'uko bisanzwe nyine habaho amaklase B1, sibyo akenshi abapolisi bafokasinga ku bantu bafite ubumuga, sibyo ariko numva baha free buri muntu wese, sibyo ushaka gukora iyo kategori akayikorera mu buryo bworoshye. Abashaka automatique ni bakorera automatique, abashaka manuel bakorera manuel, ko abo nashishikariza n'abakorera manuel kuko ari bwo buryo bwiza bwo kubuza imodoka nyakumenya imodoka. Senateri Wizeye Evode aherutse kuvuga ko kugeza ubu hari ibizamini bya permis bikorwa kandi mu by'ukuri bitajyanye n'igihe. Ahandi démarrage ku modoka automatique mumbwire ahantu bayikoresha, niki gituma hatabaho impushya, noneho bafata umuntu atwaye imodoka itari automatique, atwaye imodoka ya manuel ikeneye za démarrage koko ahantu wazamuka, akaba yafatwa nk'umuntu sans catégorie, ufite catégorie yo gutwara ivatiri agafatwa atwaye ikamyo, afite uko ahanwa mu mategeko. Ibyo ngibyo nagira ngo rwose ibyo bizamini byo kurusha abantu bidafite n'icyo bimaze, iyo modoka umuntu yayiguze ni automatique niyo azatwara aza amategeko y'umuhanda, ntabwo ibizamini bidakorwa ahandi birarika yike bikwiye kuba bikira hanga. Icyo kizamini bajye bagikoresha umuntu ufite bene iyo modoka, ni icyifuzo twatangaga. Ubwo Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Nsabimana Ernest wari uhagarariye Minisitiri w'Intebe mu nteko nshinga amategeko abagezaho ubusobanuro ku ngamba ziteganyijwe zo gukuraho imbogamizi zigaragara mu gukumira no kurwanya impanuka zo mu muhanda, iki kibazo yagisubije muri aya magambo. Permis za automatique avuga ati hari traffic law imaze igihe bitarangira, ariko ngira ngo ubu ngubu irimo irakorwaho, ndetse ni ibintu twaganiraho n'inzego zitandukanye kugira ngo ahiri yihute, ariko haranarebwa uburyo ashobora kubaho transition ibyibura ku buryo kuko dufite nka centre ya Busanza imaze kuzura, dufite driving testing center imeze neza cyane ya Busanza, ifite ibikoresho byiza bigezweho, rwose ifite ikoranabuhanga rigezweho. Turimo turaganira n'inzego zitandukanye zifite aho zihuriye n'iya driving testing center ya Busanza kugira ngo abantu batangire kuyikoresha mu buryo bwa vuba, kandi urabona yuko hari icyizere kuko infrastructure zirahari, ibikoresho byose bimaze kuhagera ku buryo twizera yuko izatangira gukora mu gihe kitarambiranye, maze abashaka kuba batunga permis automatique, ushaka kugura imodoka ya automatique, ashaka gukoresha permis automatique, akaba rwose bitamugora, akaba yajya muri iyi driving testing center agakora ikizamini, kuko
ibyinshi n'uburyo ibyo bizamini bigomba gukorwa byose polisi yarangije kubitegura. Ubusanzwe abakora ibizamini by'uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga bakora demarrage, parking na saturation ndetse no kunyura mu mitemere. Hari abemeza ko demarrage ari isomo ry'ingenzi cyane kuko ngo nawabona permis ngo avuge ko azatwara imodoka ya automatique cyangwa isanzwe. Demarrage ubusanzwe ibikenerwa cyane mu muvuduko imodoka zegeranye, iyo utayizi ugenda uhagarara ufata feri buri kanya. Alani Nkotanyi Gashiramanga kuri B+ TV. Batuye mu karere ka Nyamagabe bakoresha umuhanda uhuza aka karere n'aka Karongi ndetse na Nyamasheke baravuga ko bangamiwe n'ibura ry'imodoka muri uyu muhanda, dore ko ari bimwe mu bidindiza iterambere ryabo. Imana ishimwe Pierre. N'abaturage batuye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Nkomane, aba baturage sibo gusa bagaragaje iki kibazo cyerekeranye n'ibura ry'imodoka. Aba baturage bakoresha umuhanda wa Nyamagabe ukabuza akarere ka Karongi ndetse n'akarere ka Nyamasheke, ukaba ari umuhanda mpuzamahanga nk'uko bano baturage baganiriye na B+ TV babivuga. Bagomba gusaba ubuyobozi ko byagakwiye kongerwa imodokari muri uyu muhanda, ndetse uyu muhanda nawo ukaba wabasha gushyirwamo kaburimbo kugira ngo bajye babasha kubona imodokari. Bavuga ko impamvu izi modokari zitongerwa muri uyu muhanda ari uko ba nyiri imodokari batinya koherezamo imodoka uyu muhanda udakoze. Abantu bakenera serivisi mu karere biragoye rwose, ni ugutegereza imodoka ibyuka saa 8. Anda wacu ukeneye ubuvugizi ukajyamo kaburimbo kuko uyu muhanda wegereye Nyungwe kandi ucamo abakerarugendo kandi ugahuza imirenge myinshi cyane mu buhahirane muri transport, imodoka n'uturere Nyamagabe, Karongi, amakamyo akahaca kahanyura, ariko umuhanda rwose mudukorera ubuvugizi hajyemo kaburimbo. Dufite ikibazo cy'umuhanda no muhanda rwose mwatuvuganira ugakorwa hakazamo kaburimbo kuko transport izo. Icyifuzo cy'aba baturage batuye muri uyu murenge wa Nkomane ndetse n'abandi bakora kuri uyu muhanda uhuza akarere ka Nyamasheke ndetse n'aka Karongi bavuga ko gakwiye kuba ukorwa ndetse hakongerwamo n'imodoka bakaba bashyirirwamo na kaburimbo, dore ko bamwe bavuga ko batazi nuko kaburimbo isaba yumva mu makuru. Zo kuva Nyamagabe tugera ahangaha mu murenge wa Nkomane ni ikibazo cyane. Kuva hano ugera i Kigali ni 5,500, ugasanga ibicuruzwa biratugeraho bihenze, ariko umuhanda uhari byakihuta natwe tukihuta mu iterambere. Murenge wa Nkomane mwatuzanira kaburimbo kuko abenshi ntabwo tuzi kaburimbo uko imeze. Byaba byiza rero mutuzaniye kaburimbo mu murenge wacu kuko abenshi cyane ntabwo tuzi kaburimbo uko isa. Turashaka imodoka itujyana muri Karongi, idukura muri Nkomane tujyana muri Karongi. Kuri iki kibazo twagerageje kuvugisha ubuyobozi yabo bw'umurenge cyangwa bw'akarere, ntibyadukundiye ko tubabona ku murongo wa telefone. Gusa uyu muhanda mu bigaragara ni mpuzaturere kuko uyu muhanda ubasha guhuza uturere tugera kuri 3 twose. Ibyo aba baturage bavuga ko uyu muhanda wagakwiye kuba witabwaho, dore ko uyu muhanda uhuriramo abantu benshi cyane kandi b'ingeri zitandukanye, harimo n'abakerarugendo bawukoresha bari kugana mu ishyamba rya Nyungwe. Gindi Imana ishimwe Pierre, B+ TV Rwanda mu karere ka Nyamagabe. Abantu bakubwira ko hari ibyo udashoboye, nagira ngo mubwire ko byose birashoboka. Iyo wumvise kakajwi kakubwira gati irekure. Halo, metarime. Ya baba, inka zarembye pe. No. Hari abakeka ko kuba bari kure business zihagarara. Isigaye ihebeba. Irahebeba. Urifuza kuruhuka uguwe neza hamwe n'abawe? Ha! Ngo bagutera isoni? Ahubwo gahunda zawe ufite uyu munsi ni izihe? Irekure! Na bando zose za MTN kuri 4G. Kanda subscribe. Duhurire online. Ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo. Uyu munsi mu mwaka umwe kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 7,000, ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'3?
nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi 6 ugahita uhinduka umukoresha. Nibyo hari ishuri ryitwa ECT Electronic and Computer Technology rikorera mu mujyi wa Kigali Nyabugogo mu nzu nshya y'amashyirahamwe izwi nk'inkundamahoro. Aba bigisha abantu gukanika mudasobwa, amateleviziyo, amatelefone, amaradiyo, gukora amashanyarazi, gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayabireba ako kanya. Dore uko bigenda. Hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa, televiziyo, radio, telefone cyangwa se gukora amashanyarazi. Ni ugufata telefone yawe ugahamagara 07 88 83 33 55 cyangwa se ukandika email kuri tekerik007@gmail.com. Ubaye warize electronique banagufasha kwimenyereza uwo mwuga. Aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse. Uhise utekereza ko ECT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi? Nanjye nuko. Tuguhaye ikaze muri Silverwood Furniture Limited, aho twihariye ibanga mu kubageza ibikoresho bigezweho bituma urugo rwawe rurushaho gusobanuka. Niba ukeneye intebe nziza zisobanutse zo muri salo, ku ibaraza, cyangwa ukaba wifuza utubati tugezweho twatuma salo yawe iba VIP, abiwawe n'abagusura bakarushaho gususuruka, igisubizo ni muri Silverwood Furniture Limited. Tunagufitiye za cuisinière, imashini zimesa n'ibindi bikoresho bigezweho wakenera mu buzima bwa buri munsi. Muri Silverwood Furniture Limited tunagufitiye ibitanda byiza bikoranywe ikoranabuhanga rigufasha kuruhuka neza. Niba ubikeneye iwawe cyangwa se muri hoteli yawe, tugane cyangwa uduhamagare tukugeze ibikoresho byiza bisirimutse byose bituruka ku mugabane w'Uburayi. Ni karibu ku maduka yacu wasanga ku Muhima ndetse no ku Kicukiro ku muhanda ugana Sonatube. Juru rya karindwi abasizi bahimbiye ibisigo bihasingiza mu kibonezamvugo kiboneye, ubwiza nyaburanga butangarirwa na bose. Wari uzi ko ribarizwa mu butaka butagatifu bwa Norvege ahitwa Luxury Garden Palace. Usibye kuba horoshye kugera, hakaba hafite parkingi n'ubusitani byagutse, ni heza bihebuje ku bw'imiterere, imyubakire n'imitegurire yaho biberanye n'ibirori by'amateka bihabera n'imihango yose y'ubukwe, harimo no kuyifotoreza n'ibindi byose. Si ibyo gusa kandi kuko tubafitiye restaurant bar y'agahebuzo, amapartement na maison de passage, tutibagiwe sauna na massage, byose bikugabanyiriza stress. Waduhamagara kuri 0780 443 787, ukanadusura kuri Facebook na Instagram zacu. Luxury Garden Palace, murakaza neza. Amakuru yacu aho tuyakomereje hanze y'u Rwanda, hanze hano muri Afrika, aho tugiye kwahera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaba twateguriwe na mugenzi wacu Abaganudina, reka tumuhe ikaze. Reka amakuru yacu avuga mu karere ndetse no muri Afrika. Tuhere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aravuga ko kuri wa gatanu tariki 28 Nyakanga umwaka 2023 mu gace ka Rugarama muri groupement ya Busanza habereye imirwano hagati ya M23 na Wazalendo, nkuko bigaragara ku nkuta z'abanyamakuru ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Inyeshyamba za M23 zaba zateye aka gace ka Rugarama maze mu gihe cy'isaha guhera saa 2 kugeza saa 3 z'igitondo inyeshyamba za Wazalendo zibasha kuzisubiza inyuma. Uruhande rwa M23 ntacyo ratangaza kuri aya makuru bigoye kugenzura. Biravuga ko umuntu umwe yaguye muri iyi mirwano mu gihe babiri bakomeretse, bari mu mwakomeretse bikabije mu baturage bo muri ako gace nk'uko byemezwa na societe civile yo muri ako gace. Naho mu Buganda, igipolisi cyaho mu karere ka Kisoro kiri gukora iperereza ku rupfu rw'umunyarwanda bivuga ko yari afite magendo y'amabuye y'agaciro yatini warashwe n'abantu bitwaje intwaro batamenyekanye. Umuyobozi mu karere ka Kisoro Shafik kandi avuga ko uyu witwa Pascal Dushimimana w'imyaka 18 yarashwe mu gitondo cyo kuri wa kane ushize, nk'uko iyo nkuru dukesha Daily Monitor ivuga. Kandi kuri wa gatanu yagize ati byabereye nko mu birometero 300 uvuye ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda mu gasantere k'ubucuruzi ka Geto mu kagari ka Mupaka mu mujyi muto wa Hafi mu karere ka Kisoro.
polisi n'abandi bashinzwe umutekano basuye ahabereye icyaha hasanzwe umurambo w'uwishwe. Akomeza agira ati banafashe pick-up ipakiye ubutare bwa tini n'igitoyi cy'isasu nk'ibimenyetso bimuhama. Yakomeje agira ati nohereje itsinda ry'abashinzwe ubugenzacyaha ba polisi ahabereye ibintu nk'ibi. Ibi birafasha iperereza ku kumenya uwarashe uwapfuye n'impamvu yamurashe. Ibi kandi biradufasha gushinja abakoze icyaha nibaramuka bagaragaye ko ari abagande. Naho muri Somalia yakuriweho umwenda wasagaga miliyari 813 z'amafaranga y'u Rwanda yari yarahawe n'Uburusiya mu myaka yashize. Iki kigorwa cyabaye mu itangira ry'inama ya kabiri uhuza Uburusiya na Afurika iri kubera i St Petersburg, ahari kureberwa hamwe uko iki gihugu gikomeza gushimangira umubano wacyo n'umugabane wa Afurika. Aya masezerano yashyizweho imari na Minisitiri w'Imari wa Somalia Bihi Iman ndetse na Minisitiri wungirije w'Imari w'Uburusiya Timur Igorovich Maskov. Abinyujije ku rukuta rwa Facebook rwa Minisitiri y'Imari ya Somalia Bihi Iman yavuze ko iyi ntambwe izagira uruhare runini muri gahunda bafite yo kugabanya imyenda iki gihugu cyari gifite. Aya mafaranga yagurijwe Somalia mbere gato yo kwinjira mu ntambara y'abasivile igiye kumara hafi imyaka 15 ibera muri iki gihugu. Iki kikaba ari ikimenyetso kigaragaza ubushake Uburusiya bufite mu gukomeza kubaka umubano udasanzwe n'ibihugu bya Afurika. Amakuru haravuga ko Somalia yari ifitiye Uburusiya umwenda wa miliyari zisaga 826 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka wa 2019. Tuyasoreze muri Niger aho abashyigikiye ihirikwa ry'ubutegetsi muri Niger tariki ya 27 Nyakanga mwaka 2023 bagabye igitero ku biro bikuru by'ishyaka riri ku butegetsi Parti Nigerienne pour la Démocrate et la Socialisme rya Perezida Mohamed Bazoum woheritswe ku butegetsi. Babitwitse banatwika imodoka zari ziparitse hanze y'iyo nyubako. Iryo tsinda rito ryakoze ibyo bikorwa ryikuye mu mbaga y'abari barimo kugaragaza ko bashyigikiye abahiritse ubutegetsi. Abari muri iyo myigaragambyo bari bitwaje amabendera y'Uburusiya avuga ko barambiwe ubutegetsi budakora inshingano zabwo uko bikwiye. Polisi nyuma yarashe imyuka iryana mu maso mu gutatanya abari bigabiye ibyo biro bikuru by'ishyaka riri ku butegetsi. Ndetse abanyapolitiki bari muri iryo shyaka bahunze ubwo babonaga abigaragambya baje babasatira aho bakorera muri iyo nyubako. Hari abantu bamwe bakomerekeye muri ako kavuyo ndetse ibice by'imodoka zatwitse ubu bikikije inyubako y'iryo shyaka. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byatangaje ko abashyigikiye ihirikwa ry'ubutegetsi bashinja iryo shyaka kumungwa na ruswa no kudakora ibihagije mu kongera umutekano mu guhagarika ibikorwa by'intagondwa ziyitirira Isilamu bimaze igihe muri icyo gihugu. Ubu igisirikare cya Niger cyamaze kuvuga ko gishyigikiye abasirikare bafunze Perezida Bazoum kuwa gatatu. Perezida Bazoum abinyujije kuri Twitter yatangaje ko ibyagezweho bivuye mu rugamba rukomeye bizabungwabungwa. Yagize ati abanyanigeri bose bakunda demokarasi n'ubwisanzure bazabiharanira. Biracyarujuje uyoboye by'ukuri Niger muri iki gihe kuko agatsiko ka gisirikare kahiritse ubutegetsi kataratangaza umukuru wako. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Catherine Colonna yabwiye AFP ko irikwa ry'ubutegetsi ritarangiye. Yavuze ko Bazoum yavuganye na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ndetse yongeraho ko hari uburyo bwo kuva mu ihirikwa ry'ubutegetsi mu gihe abarikoze baba bateze amatwi amahanga. W'Afurika aho tugiye kwahera mu gihugu cya Ukraine. Mugenzi wacu Manirahari Jacques akaba yaduteguriye ku buryo burambuye, reka nawe tumwakire. Yacu avuga hanze y'umugabane wa Afurika, reka tuhere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho iki gihugu kigiye kohereza muri Ukraine ibifaru bya Abrams bishaje. Ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwemeje ko bugiye guha Ukraine ibifaru byo mu bwoko bwa Abrams ngo byifashishwe mu ntambara y'Uburusiya, icyakora bizabanza gukanikirwa mu Budage. Ikinyamakuru Politico cyanditse ko ibi bifaru bizoherezwa mu Budage muri Kanama uyu mwaka turimo. Muri Ukraine bivuga ko Amerika izoherezayo ibifaru byo mu bwoko bwa M1A1 aho kuba ibigezweho bya A2 aho byafata nibura umwaka kugira ngo bigere muri Ukraine. Hari amakuru ariko avuga ko ibyo bifaru bizabanza gukurwamo ikoranabuhanga by'umwihariko rya Amerika mbere yo koherezwa muri Ukraine. Igisirikare cya Ukraine kivuga ko gukoresha ibyo bifaru bishobora gutangira nyuma y'imyitozo y'ibyumweru 10, imyitozo nibura izarangira muri Kanama. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo ya Amerika Colonel Martin O'Donnell yagize ati turimo gukora ibishoboka byose kugira ngo tubigeze muri Ukraine mu gihe cya vuba bishoboka. Uyu muyobozi ariko yirinze gutangaza ingengabihe ya nyayo izakurikizwa mu kubyoherezayo.
Dukomeje n'amakuru yacu mu Uburusiya bwaburijemo igitero cya drone i Moscow. Uburusiya bwatangaje ko bwaburijemo igitero cya drone cyari cyagabwe na Ukraine mu kirere cy'umurwa mukuru Moscow. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin yatangaje ko ingabo z'Uburusiya zahise zihanura izo drone mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Yavuze ko nta muturage waguyemo cyangwa ngo akomereke muri icyo gitero ndetse ngo nta n'ibintu byahangirikiye cyane. Igisirikare cy'Uburusiya cyatangaje ko ibyo bitero byari bigamije kugabwa mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Moscow. Ni ku nshuro ya kabiri muri iki cyumweru umurwa mukuru w'Uburusiya ugabweho ibitero bya drone. Tukiri mu gihugu cy'Uburusiya, Yevgeny Prigozhin uyobora abacancuro ba Wagner yagaragaye ahari kubera inama ya Afurika mu Burusiya. Umuyobozi w'umutwe w'abacanshuro wa Wagner Yevgeny Prigozhin yagaragaye i St. Petersburg hari kubera inama ya kabiri ihuza Uburusiya na Afurika. Prigozhin yagaragaye asuhuzanya na ambasaderi Fred Mapuka, umuyobozi mukuru w'igihugu cya Central Africa. Ni ifoto yashyizwe ku rukuta rwa Facebook rwa Dimitri Stili usanzwe agenzura ibikorwa by'uyu mutwe wa Wagner muri Central Africa. Nubwo mbere Prigozhin agaragaye mu Rusiya kuva uyu mutwe wagerageza guhirika ubutegetsi bwa Vladimir Putin muri Kamena uyu mwaka. BBC yatangaje ko abagabo bombi bahuriye muri hoteli ya Treziny Palace mu mujyi wa St. Petersburg, akaba ari naho bagiraniye ibiganiro. Amakuru ahari avuga ko umubare munini w'indwanyi zo mutwe wa cancuro wa Wagner wagaragaye muri Central Africa mu cyumweru gishize mu gihe iki gihugu cyitegura amatora ya kamarampaka yo guhindura itegeko nshinga ry'iki gihugu. Mu minsi ishize Yevgeny Prigozhin yatangaje ko nubwo hari ibikorwa by'uyu mutwe byaburijwemo mu gihugu cy'Uburusiya, ariko ibyo afite mu bihugu bya Afurika bidateze guhagarara ahubwo bizakomeza. Dukomeje n'ubundi muri iki gihugu cy'Uburusiya, Uburusiya bwemeje ko umubare w'ibihugu bishaka kwinjira mu muryango wa BRICS ukomeje kwiyongera, aho na Ethiopia yinjiye ku rutonde rw'ibyifuza kuba abanyamuryango mu minsi iri imbere. BRICS yashinzwe mu mwaka wa 2009 nk'umuryango uhuza ibihugu birimo kwihuta mu iterambere birimo Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afurika y'Epfo. Ni umuryango ku rundi ruhande ufatwa nk'igice gishobora kugira ijambo rikomeye mu bibera ku isi bitandukanye n'imaze igihe biyobowe n'uburengerazuba bw'isi. Umuyobozi w'ubunyamabanga bushinzwe ubufatanye bw'Uburusiya na Afurika Oleg Ozelov yavuze ko hari ibihugu byinshi bimaze kugaragaza ubushake bwo kwinjira muri BRICS birimo Misiri na Algeria. Ni inama izaba ku itariki ya 22 na 24 Kanama uyu mwaka turimo, ikazabera muri Afurika y'Epfo. Yavuze ko ibihugu bimwe bya Afurika birimo Misiri na Algeria byamaze gutanga ubusabe bwabyo mu buryo bwemewe mu gihe ibindi byagerageje ubushake. Ibihugu bigize BRICS magingo ya byihariye 43 by'abatuye isi bose, mu gihe bigize 16 by'ubucuruzi bw'isi. Umugabane munini kuruta ibihugu bigize G7. Ni umuryango ufite abaturage miliyari 3 na miliyoni 230 ndetse umusaruro mbumbe wabyo usaga miliyari 23. Dusoreje ku Bufaransa bwatangaje ko bwemeza ko Bazoum wakuye ku butegetsi muri Niger arabusubiraho. Guverinoma y'Ubufaransa iremeza ko uko byagenda kose Mohamed Bazoum uherutse gukurwa ku butegetsi n'abasirikare ba Niger bamurinda arabusubiraho bidatinze bitewe n'igitutu cy'amahanga. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Catherine Colonna mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri wa 28 Nyakanga 2023. Minisitiri Colonna we avuga ko mu myumvire ye abona ibyabereye muri Niger atari ihirikwa ry'ubutegetsi, ahubwo ngo ni igerageza ryo guhirika ubutegetsi ritageze ku ntego. Uyu muyobozi wajyanye na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron muri Papua New Guinea yabwiye abanyamakuru ko coup d'etat yageragejwe ariko batabifata nk'ibyabaye. Perezida Bazoum Mohamed agomba gusubira ku nshingano ze ahabwa n'itegeko nshinga. Corona yasobanuye ko Perezida Macron yamaze kuvugana na Perezida Mohamed Bazoum aho afungiwe n'abasirikari bamukuye ku butegetsi, yizeza abanyamakuru ko ubuzima bw'uyu munyapolitiki bumeze neza agasubira ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Guverinoma y'Ubufaransa itangaje ibi nyuma y'aho abasirikari bakuye Bazoum ku butegetsi bayiburiye bayisaba kutivanga mu bibazo by'imbere bya Niger. Ku buhanga
bw'ibyuma naho ngewe nzima Marie nkuru mugire ibihe byiza. Thank you.